twongeye kubasuhuza nanone ni NFTV Rwanda turi hano kugira ngo twongere tubagezeho amakuru mashyashya tuba twabateguriye. Uyu munsi nabazaniye umwe mu bafana b'ibyamamare dufite hano mu Rwanda, ndagira ngo tuganire nawe, watangira utwibwira. Nitwa Jarike Nsanzimana. Yes, Jarike Nsanzimana, uri kuganira na NFTV Rwanda. Turakwakiriye cyane mu kiganiro. Turashaka kuganira ku mustari umaze kumenyekana cyane, umuntu bita Bishop Gafaranga. Uramuzi? Ndamuzi. Bishop Gafaranga umuzi hiki? Umuzi nyine ni umunyadukoryo nyine. Mbega nyine arasetsa cyane, nyine igize umuntu w'umupasiteri. Uramufana se? Ndamufana cyane. Byahatari. Bishop Gafaranga, tubwire nk'ibintu nibura nka comedy yiwe wabuze. Okay, hari comedy nzi nyine arimo yigisha abwira umukobwa nyine arukundo bamutacinga nyine ukuntu nyine akabwira ati gukoza nyine agakora nk'ahantu ku bice bye nyine ngo bakiye mu butayu nyine ni nyinshi cyane. Noneho twagira ngo tukobaze, ese Bishop Gafaranga ukuntu muzi bamwe baravuga ngo Bishop Gafaranga ararengera ngo ajya ngo yigira umupasiteri kandi akora ibintu babanye n'umupasiteri, bo bivuga iki? Njye nyine kubera ko mbona ko wenda ari nka comedy nta kibazo mbibona wenyine, gusa nyine rimwe na rimwe nyine hari igihe abangamira abapasiteri n'umuntu utamuzi nyine akaba yakira ngo ni umupasiteri wigize ko nyine. Ntago ujya ubona ashobora kuba yagusha nk'abakristo? Sometimes. None se reka nkubaze, Bishop Gafaranga ni ibiki umukundira ubona? Ngiye mukundira ukuntu avuga n'ukuntu asetsa nyine, ukuntu yigira serious nyine, nkabona ko ari umuntu nyine mbega nkumva ndamukunze cyane. Ni ibiki umwangira rero? Bishop Gafaranga icyo nta kintu namwangira njyewe. Ngaho mbwira nka emosi ushobora kugira uramutse ubonye Bishop Gafaranga, urukundo umukunda, ese uramutse umubonye ni nk'irihe jambo wamubwira? Ewana namwishimira ubundi nkamubwira ati felicitation. None mu byakora nta jambo rikomeye wamubwira kugira ngo nawe yumve yuko aha motivation n'ibyo umubwira? Irikomeye namubwira nuko mukunda. Uramukunda cyane? Ubu nguhuje na Bishop Gafaranga wabimubyimisha cyane. Byanshimisha byataye. Byagushimisha ni iki kintu wakora? Namuhobera cyase ngo ma big up. Okay, ubu rero ngiye kuguza na Bishop Gafaranga. Are Bishop Gafaranga ashaka guramubonye? Ndamubonye. Bishop Gafaranga ndi umufana wawe, nitwa Jarike Nsanzimana. Ndagukunda cyane rwose pe. Urakoze cyane kabisa. Ikintu njye nakubwira kabisa cyangwa se nishimye ko bafite n'abasore bagenzi banjye cyangwa urubyiruko rugenzi rwanjye, so runkunda atari kuri wenda ngo bankunda nk'abakobwa cyangwa iki. So nanjye kabisa bro, nanjye wumve ko ngukunze kabisa muri aka kanya. Umusanzwe ukora iki? Curuza inkweto. Okay. Ujya gushaka uzigurira ukahabura? Ntabwo nahaburaga, gusa nyine nuko namubonaga nyine buri munsi nyine yahinduye, nkibaza ikintu Bishop Gafaranga akora, cyangwa se rimwe na rimwe akancaho nk'aha mu mujyi, nkifuza kuvugana nawe, nimba wabibonye naje wazamutse mera nko gukurikira ko n'undi mutipe. Uramukunda cyane n'ukuri? Ndamukunda. Ni ukuvuga ngo nta gitaramo na kimwe azongera gutegura ngo kiburemo? Ntago nabura. Ajya kubwira? Ajya mbwira. Bishop ujya umutumira? Nzajya mutumira kabisa. Jarike, urakoze cyane kubw'ikiganiro duhaye, amahirwe menshi nukuye na Bishop Gafaranga nk'umuntu ubereye umufana cyane, ubutaha ujya umuhahira inkweto nurangiza unamugire mu bitaramo, sibyo? Murakoze cyane. Murakoze namwe. Thank you.